Shalom shalom bwoko bw'Imana, Yesu ashimwe cyane. Ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Imana ihabwe icyubahiro, itugire neza muri kino gitondo. Mureke dushime Imana, twongere dukomeze mu bihe byiza byo gusenga no kumva ijambo ry'Imana. Data, turagushimiye kubw'iki gitondo cyiza. Urakoze mwami ko watugire neza, urakoze ko waturinze muri iri joro, waturinze imitego y'umwanzi, waturinze imyuka mibi, abadayimoni, utugirira neza. None iki gitondo tubyutse turi bazima, reka icyubahiro gikomeze kuba icyawe mwami. Vugana natwe binyuze mu ijambo ryawe, kandi ugire neza ubwoko bwawe. Umuntu wese agiye kubana natwe muri ibihe byiza byo gusenga, muri morning prayer, reka umugire neza kandi umuhe umugisha, umukomeze mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Uwiteka abagirire neza. Turakomeje ibihe byiza byo gusenga no kumva ijambo ry'Imana. Nk'uko bisanzwe muri kumwe nanjye Arsene Ndikumana. Uyu munsi ndifuza ko tuganira ijambo rivuga ngo reka twongere twiringire Imana. Washize ibyiringiro byawe mu bantu, wizeye abantu, wari ufise abantu bakomeye bashobora kugukemurira ibibazo, bashobora kukuba hafi, ariko nabo ntibabikoze. N'abagerageje ntibakoze byose wari ukeneye, ntibagushikanye aho wifuza kugera. Ntiwakoze ibyo ushaka gukora kubera ko wabuze support, kubera ko wabuze abagushigikira. Ariko reka nkubwire, ikosa rimwe wakoze nuko wizeye, wiringira umwana w'umuntu nkawe, kandi nawe afise limite, afise ahagarukira. Ariko iki gitondo ndagusaba kugira ngo wongere kandi wiringire Imana, wizere Imana, kuko Imana yonyene niyo ishobora gukora ibintu neza kandi ikabikora nta nyungu nimwe ikeneye, ahubwo yifuza kukunezereza, yifuza kukugirira neza. Yesu ashimwe cyane. Reka dusome ijambo ry'Imana muri Zaburi igice k'118 umurongo w'8 n'uw'9. Bibiliya iravuga ku murongo w'8, guhungira kuwiteka kugira umumaro kuruta kwiringira abantu. Haleluya. Guhungira kuwiteka, guhunga iyo umuntu yatewe, iyo umuntu ari mu kaga, iyo umuntu afise abantu bashaka kumugirira nabi, aragerageza guhunga, aragerageza gushaka ubutabazi, aragerageza gushaka abamufasha, abamuba hafi, abamuremesha. Ugasanga rero uyo muntu yahungiye ku bantu. Ariko umva icyo Bibiliya ikubwira, umva icyo Bibiliya ikwigisha, umva icyo Imana ivugana nawe muri kino gitondo, ngo hungira kuwiteka, ngo kuko guhungira kuwiteka niho hari umumaro ukomeye. Yesu ashimwe cyane. Ngo kuruta kwiringira abantu. Yesu adufashe cyane. Abisirayeli bari bafite ikibazo, igihe cyose bahura n'ibibazo, bahura n'ibintu badasobanukiwe, badatahura, bahanga amaso umuyobozi wawe uri imbere yabo. Ariko reka nkubwire, igihe cyose bahanga amaso umuntu ari kumwe nabo, abayoboye, ntabwo babasha kugera ku Imana yabageneye cyangwa se aho Imana yifuza ko bagera. Imana rero yashaka kubaremamo icyizere ko bagomba kwiringira Imana, bakizera Imana, ariko byaranze. Nshuti yanjye, reka nkubwire iki gitondo, nubwo waba ufise umukozi w'Imana ukuyoboye, nubwo waba ufise umushumba uri imbere yawe, nubwo waba ufise umuntu ukoreshwa ibitangaza bikomeye, reka nkubwire, ntuzigere na rimwe ufata ibyiringiro byawe ngo ubishire muri uwo muntu. Oya, kuko uwo muntu nawe akoreshwa n'Imana. Reka wizera ahubwo Imana, wiringira Imana imukoresha. Haleluya. Imana iri muri we niyo ugomba kwizera, niyo ugomba guhanga amaso, ngo kuko ngo kwizera Imana ngo kugira umumaro mwinshi cyane. Haleluya. Ngo kuruta kwiringira abantu. Umurongo w'9 uravuga ngo guhungira kuwiteka kugira umumaro kuruta kwiringira abakomeye. Abantu benshi muri iyi si bafise imiryango ikomeye, ugasanga nk'urugero ubaye mu gihugu runaka, ufise bene wanyu bakomeye, bafise autorite runaka mu gihugu, n'abayobozi, n'abatunzi, n'abakire, bubatse amazu, bafite amamodoka, bafite ibintu byinshi. Ugasanga rero nawe ushaka kwizera abo bantu, ukabahagarara iruhande, ukabona ko nawe ukomeye kubera ko ari abantu bakomeye. Reka nkubwire, umuntu ahora ari umuntu iteka ryose. Uzokwiringira abantu, rimwe bazoguhemukira, rimwe bazoguca intege, rimwe bazogutera ibikomere. Kubera iki? Wabashizemo ibyiringiro byawe, ntibagukorera ibyo wifuza. Ariko reka nkubwire, kwiringira Uwiteka gufite umumaro
kuruta kwiringira abajenerali, kuruta kwiringira abakomeye, aba businessman bakomeye mu gihugu. Reka nkubwire, vana amaso yawe kuri abo bantu. Reka nkubwire, n'ikintu abo bantu bakomeye bagukorera mu buzima bwawe, iyo Imana itabyemeye, iyo Imana itateho kashe, nta kintu na kimwe bashobora kugufasha. None reka nkubwize ukuri, none se uyu munsi urebye, nta bantu ufise bakomeye mu gihugu, nta bantu ufise muzinanye afise ubutunzi, amamodoka, amazu, amafaranga kuri konti yuzuye, ariko ukashobora kuba uburara, ukarara inzara, ukirirwa inzara, bagaka kukwirukana mu nzu y'ibihumbi 30, 50, kandi uzinanye n'abantu bakomeye. Reka nkubwire, reka guhanga amaso abakomeye b'isi, hanga amaso Imana. Icyo Imana izakora cyose izagikora kandi izakinyuza muri abo bantu, ariko wewe wafashe intambwe ya mbere yo kwiringira Imana. Nshuti yanjye, iki gitondo ongera kandi wimuri ibyiringiro byawe, bivane ku bana b'abantu, wizera Imana. Iyo Mana nizamenya inzira izanyuzamwo kugukorera ibitangaza. Imana ikugire neza kandi Imana igukomeze mu izina rya Yesu Kristo. Reka dushime Imana, dusabe Imana kugira ngo iduhe umutima wo kuyiringira mu bihe byose, kuko Imana nifite ubushobozi bwo kutugira neza no kutuba hafi muri byose. Data, turagushimiye kubw'ijambo ryawe, urakoze kubw'umuntu wese reka aranyumva. Nasengera mwene data kugira ngo avane ibyiringiro bye ku bana b'abantu, avane ibyiringiro bye aho yabiteretse, agenda atekereza abantu bakomeye n'abahambaye b'isi bazinanye, ariko nta na kimwe bigeze bamufasha, nta hantu na hamwe yigeze agera, n'abagize aho bagera kubera abantu. Mana, nuko wabyemeye, ndasengera ubwoko bwawe, nanjye nongera kwisengera kugira ngo ume kukwizera no kukwiringira. Niyo nakomanga ku bantu, niyo nasaba ubufasha ku bantu, ariko menye ko ari wowe utanga itegeko rya nyuma kugira ngo mbashe kubona ibyo nkeneye. Urakoze kuko uri Imana igira neza, uduhe umutima wo kukwiringira no kukwizera no kuguhanga amaso, kuko uri Imana igira neza. Ugirire neza ubwoko bwawe uyu munsi, ubane natwe, uturinde impande zose. Amaraso ya Yesu Kristo atugote twebwe n'imiryango yacu, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Uwiteka abagire neza, mugire umunsi mwiza, mwarahezagiwe. Shalom, shalom.